Niki rero wabwira abagabo bari hanze cyangwa bakurikira aribo bose abagabo ni tujye mu gikoni tuve mu mihanda tujye ku gikoni. Okay. Hello, ikaze kuri mwese. Nditwa Fiona. Nitwa Milka Mugisha. Uyu munsi rero dufite challenge, dufite abasore babiri bagiye kutwereka uburyo bashobora guteka kugira ngo turebe ibyo bashobora gukora mu mafaranga twabahaye n'amateme twabahaye. Nitwa Richard Rusa, ndi mu by'ikoranabuhanga cyane niwo mwuga wanjye, ariko iyo ntari mu ikoranabuhanga mba ndi mu gikoni. Nitwa Mudaheranwa Hervé, nkize IT, rwiyemezamirimo tukaba ko tubivuga. Nibyo ndumva ndi umunyarwanda, ndacyari ingaragu. Ndumva ibyo ngibyo. So guys, rero amategeko bagomba gukurikira uyu munsi nuko icyambere nashobora gukoresha telefoni, bagomba gukoresha ibyo basanzwe bazi kugira ngo batwereke. Ubwo harabamo creativity, harabamo kwiyaranja. Ikindi cya kabiri nuko bagomba gukoresha ibintu byose twabahaye bakabirangiza. Bagomba gukurikira teme imwe muri izi ebyiri. Iya mbere nuko bagomba gutekereza nkaho barimo gutekera umuryango w'abantu bane, umupapa, umumama n'abana babiri, cyangwa bagatekereza ko bagiye ku munsi mukuru, date, yenda ni gupropoza ubukobwa, cyangwa couple ikiri noya bakiri kumwe bagize umunsi wa anniversaire cyangwa ikindi kintu. So baratoranyamo, baratubwira icyo bari butoranye. Ibihumbi 5 byonyine. Ibi bintu byose muri buze kubona ahangaha, buri umwe yakoresheje ibihumbi 5 kugira ngo tubone ifunguro ryose rihagije. N'ikindi kintu ushaka watangiye guteka ryari? Guteka rero nabitangiye ndeba mu rugo bateka, nyogokuru ateka, ababyeyi n'abakozi. Nkakunda uburyo urukurikirane rwabyo ukorwa. Nkakunda nuko ari n'uburyo bwo kurema ikintu utangiranye n'ikindi. Nkuze rero aho ngereye, aho nkuriye ubwo ni mu Bugimbi na haruguru gatoya, ntangira kwitekera no gutekera abashyitsi, yaba mu rugo cyangwa kwa nyogokuru twakunda kujyayo mu biruhuko, akanyohereza mu gikoni ngo mukorere meal iri special. Ntangira kubikunda gutyo. Noneho mu igihe ngereye mu nzu yanjye, reka ne kurwita urugo kuko nta mufasha. Igihe ngereye mu nzu yanjye rero hoho ntangira guteka birenzeho, gerageza utuntu dushya. Ndi umuntu utarya cyane, ariko nkunda kubona ibintu bihinduka buri munsi. Byanteye ishema rero ryo guhora ntekereza icyo nakoresha bimwe mu byo dufite ahangaha bisarurwa cyangwa se n'ibibagwa. Yaba imboga, akenshi abantu bavuga ko mu Rwanda tutagira diversity muri iyo espace, ariko nkagerageza guhindura uburyo nteka ibintu.
nsanga birimo bitangira kuba umwuga somehow. watangiye guteka ryari? natangiye kera. Natangiye guteka kera kuko nkunda kurya kandi nkunda kurya ibiryo biryoshye. Rero hari ukuntu kuriya bajya bavuga ngo ibiryo bya mama nibyo biryoha. Yego pe ibiryo bya mama biraryoha, ariko iby'abakozi rimwe na rimwe ibyo bitaryoha. Rero kuko bitabaga biryoshye naratekaga rimwe kugira ngo nige ibiryo biryoshye. Ariko natangiye nkora utuntu dutoya nk'amandazi, crepe, cookies, utwo noneho bitangira kujyana noneho nabyo vuga ngo n'umuceri nawe ukora ibirayi uburyo butandukanye, ukora ifiriti, ushobora gukora ibyiha gutyo. Bigeze rero aho umuntu aviriye mu rugo, nibwo natangiye guteka neza kuko nta umukozi ndamufite umufasha mu rugo rimwe na rimwe utuntu nk'utu, ariko guteka nditekera. Nenda kumenya ese winjiye mu gikoni ukabona ibyo twari twateguye watekereje iki? Nihe reaction yagize? Uyu munsi akazi twari turimo ntikari koroshye. biriya bintu byose bihahwa byari bihari, byari byinshi, nabanje kubona ari byinshi cyane. Noneho kugerageza kubitandukanya utekereza icyo uri bukore muri ako kanya, urumva byafashe umwanya. Iyo utari umuntu n'ubundi ubikora nk'umwuga, ari igikoni uhoramo, urumva bibanza gusaba kutekereza, ukavuga uti iki nakora ibihuye, ibintu bijyanye mu ndyo twavuga yuzuye, cyangwa different courses. Ubwo byafashe umwanya, byafashe iminota isaga 15 ndakeka, cyangwa inarenga. Hari n'ibyo umuntu yagendaga avumbura uko twagenda dutegura bimwe, ukagira ikindi gitekerezo cy'ikintu ushobora gukora. Ubwo yari challenge, ariko umuntu ukunda igikoni aba ari uburyohe, kuko urumva uba ufite umwanya n'ubwinyagamburiro n'ibintu byose ukeneye byo kugira ngo utegure indyo iri bunyura abantu. Niyo reaction yagize? Twinjira mu gikoni rero. Mu gikoni twinjira ntabwo byari bikanganye. Ni ibintu byose byari hari, n'ibintu umuntu amenyereye. Gusa ikibazo cyabaye bavuze ngo byose ugomba kubikoresha. Nkanjye noneho teme nahisemo yo kuvuga ngo ibiryo bisanzwe byo mu rugo umuntu yarya umunsi ku wundi, biriya bintu byose kubiteka icyarimwe ubundi ntabwo bibaho. Biragoye, ntabwo ari buri munsi umuntu yateka kuriya ibiryo byose kuriya. Ariko umuntu aguhaye biriya bintu byose byari bihari, akakubwira teka ibiryo warya nk'iminsi nk'itatu. Ni ibintu byoroshye cyane. Ariko ikindi ni umwanya. Umwanya twihaye, twari twiyemeye cyane tuvuga ngo wagira ngo ni isaha n'iminota 15. Twabikoze harya amasaha 3 na. So birashoboka guteka biriya bintu, ariko kugira ngo biteke mu gihe cy'isaha n'iminota 15 byagusaba yuko hari ibintu bimwe uba usanzwe ufite wenda bitetse cyangwa bikase, wowe uza uteranya umunsi ku wundi. Uvuye nko ku kazi ufite ibirayi bikase cyangwa se byari binatogosheje muri firigo, ufite imboga za karoti, imiteja, byose ushobora kubikata ukabitogosa, ukabifunga neza, ukabishyira muri firigo, ukaza ushyushya. So guteka birashoboka mu isaha, no munsi y'isaha ibyo ukoresha bihari kandi bikase bimeze neza, wateka kandi bigashya abantu bose bakaryoherwa. Tanze ari kuki mbego bikora kandi uri umugabo? Murabizi ko intambara za mbere isi, bavuga ko intambara za mbere isi irwana ari izinda. Turabizi ko kurya ni ikintu cy'ibanze.
mu by'abantu biyumvira. Rero sinumva ukuntu umuntu ukunda kurya adashobora kwikorera ibiryo. Noneho nkeka ko icyo ni kimwe, imico itandukanye yagiye ishyira abantu mu myanya itandukanye. Iwacu wo mu Rwanda akenshi igikoni tugyitirira abari n'abategarugori, ariko ni imico irimo irahinduka bijyanye n'ibihe, bijyanye n'umwanya w'umugore, umwari n'umutegarugori, aho dusanga tuvuga cyane uburinganire cyangwa gender equity. Ubwo ni ngombwa ko umuntu akora ikimunyura, ikintu yumva ashoboye kandi kimunezeza. Njyewe igikoni njya mbwira abantu igikoni ni uburyo bwo kuruhuka. Bamwe bakeka ko ari ibintu bivuna, ariko iyo ndushye naniwe mvuye mu kazi kanjye k'umunsi kansizemo imvune zose nkajya mu gikoni numva nduhutse, kuko ni iyindi simba ngezemo yo kurema, gutekereza, nkumva biruhura ubwonko bwanjye. Urumva abantu benshi bagira impamvu bakora ikintu runaka. Hari ababikora bashushanya se, hari abanyurwa no gukora siporo, hari abanyurwa no gukora ibintu bitandukanye. Rero waba umwari, umutegarugori, waba umusore cyangwa n'umugabo, nkeka ko ari ibintu bikubangukira kandi bikunyura, nta mpamvu yo kutabikora. Kandi biraryoha pe, biraryoha. Nta cyiza nko kurya ibiryo witekeye cyangwa kugaburira abantu bawe ibyo watetse. Nabonye ibiryo ni uburyo bwo gusabana. Iyo uzi guteka uhorana inshuti n'abashyitsi. Abana benshi kenshi babuza abana babo kujya mu gikoni, kubona mama yari yakwemereraga. Ntabwo nose yari kumbuza guteka. Oya, nyine ni umuco, ariko ni umuco w'amafuti nanone. Ntabwo nabita amafuti, ahubwo muri iki gihe ntacyo bikimaze kuvuga ngo ntabwo umugabo ashobora kujya mu gikoni ngo ateke. Iyo urebye amaresitora, amahoteli, abashefu barimo bose baravanze, harimo abenshi ni abagabo n'abagore, ariko abenshi bateka ibiryo abantu bose barya mu maresitora ni abagabo. Ntuzi kuki mu rugo utateka? Ntabwo rero ushobora gukomeza kuvuga ngo kugumana uyu muco wo kuvuga ngo ngo abagabo ngo ntabwo umuco wacu abagabo ntibateka. Kukijya muri resitora ukarya ibiryo byawe kandi ukishima ukanishyura, ukaba ari abagabo bitunze guteka. Wambwira ngo umugabo niba ari umushefu muri resitora atashye mu rugo hari umuntu wamutekera neza kwirenza? Ntabwo bishoboka. Ariko ngarutse ku kibazo cyawe, ntabwo mama ari na papa ntabwo bigeze bambuza. Ahubwo bajyaga rimwe na rimwe bambwira ngo none se ngo nta kuntu wakora ka kantu. Ngo kuko ngo turamutse tugiye kugakora cyangwa tukabwira undi muntu ngo agakore, ntabwo agakora neza nk'uko ugakora. Rimwe na rimwe bakanabwira ngo mpereza kariya kantu kajya afata isahani yanjye njye kwikorera ibindi. Rero ntabwo bigeze bambuza guteka, ntabwo biranabashimisha. N'ubu ngubu bajya bambwira ngo ngende mbatekere. Challenge y'uyu munsi. Urumva i-challenge intego yayo ya mbere yari kugaragaza ko n'amafaranga runaka ushobora guteka ibiryo, yaba ibiciriritse cyangwa n'ibirenze. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri cyari cyo kugerageza gukoresha igihe gito bishoboka, no kwerekana ko guteka ni ibintu tutakagombye gufata nk'ibintu bitwara umwanya munini cyane. Hanyuma nkeka ko intego ya gatatu yari igamijwe niyo gutekereza hanze y'ibisanzwe, tubyita thinking outside the box, no kureba igishoboka. Kimwe mu bintu byagaragaye ni uko twakoresheje 5,000 duhaha, ariko byari byinshi pe, byari byinshi, bigaragaza ko amafaranga 5,000 nk'umuryango cyangwa se ari n'izindi gahunda zo gutekera abantu umuntu afite, bishoboka gukoresha ayo mafaranga tuvuge mu cyumweru cyangwa ibyumweru nibura, kuko nkurikije ibintu bijyanye n'uko umuryango wawe ungana,
ushobora gukoresha amafaranga kandi akakubyarira umusaruro mwinshi. Urumva twe dufite inyama, imboga n'ibindi bintu bitandukanye. Ikindi ni uko igihe kijyana nanone n'ibyo ushaka gukora. Nko muri kesi yanjye nipashe muremure, nashatse gukora byinshi cyane, urumva byatwaye igihe kirekire cyane, ariko umuntu yabaga agamije no kureba aho ubushobozi bugarukira. Ubwo twarengeje igihe, ariko ibyo dufite muraza kubyibonera. Ni twatetse indyo Abongereza cyangwa Abafaransa bita banquet. Ni ibiryo byakuzura ameza kandi bikagaburira umudugudu. ugereranyije umuryango usanzwe aho utekeye neza ugereranyije nayo twakoresheje wowe wayakora ku munsi cyangwa ifunguro rimwe ifunguro rimwe kuri bitanu ari ifunguro rimwe birashoboka. If you had to budget, how much would you budget? 1,000, 2,000 to cook mu ubusanzwe comfortable meal nshobora gukoresha ni hagati y'3,500 na 5,000 3,500 na 5,000, ariko ngo nanone biterwa niba washyizemo n'imbuto nyinshi nk'imineke wongeyemo n'inanasi. Ibyo byose bishyizemo hari ukuntu byagera no muri 5. Ariko ibiryo bisanzwe bibiri ushobora guteka ukarya. Ushobora guteka ukarya. Wasohokanye umuryango rero wakwishyura ngahe? Wasohokanye hehe? Wasohokanye hehe? Kuko hari aho ushobora kusohokana mukarira 10,000. Hari naho ushobora kusohokana ugakora ku ikofida. Ukishyura miliyoni, ukishyura 500, ukishyura 50. Biraterwa, ariko nta hantu ushobora gusohokana umuryango ku 5,000. Ntabwo mukarya indyo yuzuye nk'uko abantu bane bashobora kurya ibiryo ngaha bakamera neza. Nukwecyo watoranyije mu teme ya famille. Tuvugishije ukuri, nako mvugishije ukuri. Ni twari dufite guhitamo amahitamo abiri, ibiryo by'abantu babiri n'ibiryo by'umuryango busanzwe. Ubundi ibiryo by'abantu babiri bisaba umwanya no gutekereza no kumenya ibyo uvanga n'ibyo utavanga no kudoza neza kugira ngo kimwe kidasumba ibindi kikicira iki. Nari kubikora gusa nanone umugenzi wanjye saba ko ari byo agiye gukora, navuga munangiriye neza, ariko muri ibindi bisigaye biryo umuntu ashobora kurya umunsi ku wundi. Kandi nubwo wavuga ngo nta munyu urimo, hari impamvu biba nta munyu urimo. Ushobora no kwibeshya ugashyiramo nyinshi ho gato, ntibigire icyo bitwara kurusha ifunguro ry'abantu babiri. Umwe ashobora kurya akaba yananga ibyo wari ugiye kumusaba. Akatubirekera aho ngaho. Abafite amatwi bumvise. Biki ugiye mu muriro muri no challenge? Cyambere ni ukwipasa muremure, ntabwo ari byiza. Nugukoresha no kwitonda ukabanza ukareba neza akazi ufite uko kangana ukareba n'igihe bitwara. Icya kabiri birashoboka, gusa kugira ngo ubikore muri cya gihe twagombaga kubikoramo cy'isahana biragoye. Ushobora no kugeraho ukavuga ko bidashoboka wakoresheje biriya birungo byose, ariko wahisemo bimwe muri biriya ushobora kubikora mu gihe cy'isaha 5. So ni ukubanza kumenya icyo ugiye guteka, kuko twari tutazi icyo tugiye guteka. Ibirayi ndabiteka gute? Ushobora guteka ibirayi uburyo butandukanye bunarenga. Ubu nagomba guhitamo, hari ibirayi imboga, ngaho salade, ngaho isosi, ngaho inyama, ngaho desimba. Uwo mwanya wose umuntu kuzajya abazi icyo agiye gukora byarushaho. Isomo rya mbere ni ukutipasa muremure mu gikoni, cyane ufite challenge cyangwa ushaka kwemeza abantu.
ntabwo bisa neza. ni ikibuga rero wabwira abagabo bari hanze cyangwa bakurikiye aribo bose abagabo ni tujye mu gikoni tuve mu mihanda tujye ku gikoni. Biraryoha, njye mbona igikoni ari kimwe mu bintu bizatugarura muri the unit ya society, umuryango. Ni uburyo bwo gusabana, yaba uri umuntu wubatse cyangwa ubana n'inshuti, ubana n'ababyeyi. Ni uburyo bwiza kandi buri aho hafi bwo gusabana no kwidagadura. Urumva mu gikoni iyo muri benshi mutera ibiparu, bimwe bigakora ibindi bigapfa, ariko muri kuganira, mutera ibiparu mbega, kandi muri gukora ikintu kibahuza. So ni uburyo bwiza cyane buhuza abantu, buhuza umuryango, buhuza inshuti, noneho nyuma yaho n'iminwa n'ibifu bikaryoherwa. So nakangurira abantu bose bakunda guteka, intambwe ya mbere ni ugutangira. Ikintu cya mbere muzabona ni uko igikoni buriya ntabwo ari ibintu, ntabwo ari ijambo nirihera, ntabwo ari rocket science, ntabwo ari ikintu kibanga, nta bwiru burimo. Usanga uko ugenda ubimenyera ni ukwiga kuvanga ibintu bitandukanye, ibyo wumva biryoshye ukaba uravumbuye nawe. Niko aba bashefu tuzi bagenda bavumbura ibintu bishya, ni ukugerageza hanyuma igikunze ukacyitirira n'izina ryawe bishatse. So biraryoha cyane kujya mu gikoni. Okay, ibyo twateguye uyu munsi nayita nk'indyo iri special, tuvuge ushaka gusangira n'umukunzi cyangwa se inshuti, ariko mu buryo buri exclusive, ari ahantu hamwe babiri. Akenshi umuntu aba akeneye icyo twita entrée cyangwa starter cyangwa appetizer, abantu babyita uburyo butandukanye. Ahangaha rero icyo twahisemo nka appetizer, urumva mu gihe umuntu ategereje, kuko ni umwanya bitwara. Iyi ngiyi ni appetizer ushobora gutangirana. Ubwo twakoze amantuza abiri kugira ngo dufate umwanya uhagije wo gutegura ibindi. Izi bazita bruschetta o bruschetta mu ndimi z'amahanga. Urebye ni umugati usa nk'uwokeje, uvanze dushyiraho ikintu gisa nka kacumbari. Ukuntu iteguye aba ari nka kacumbari. Hanyuma kuko utungutu umuntu atumara vuba, ikindi twateguye nka starter ni ibyo twita potato croquette. Potato croquette ni ibirayi nanone bibumbye, bikaranze, bifite n'agasosi kayo, umuntu ashobora kuba arya ategereje indyo twakwita main course. Noneho main course yacu igizwe n'agasalade, igizwe na salade y'imboga zitukura. Iyi salade rero igizwe urebye yiganjemo shu itukura. Hanyuma twanakaranze utuboga hano, imiteja na karoti. Ubwo umuntu ukunda imboga mbisi cyangwa ukunda izikaranze aba afite ibyo ahitamo. Noneho dutegura n'ibirayi bidakaranze mu mavuta menshi, hamwe n'imizuzu. Hanyuma bikajyana n'izi nyama z'umwijima zifite n'agasosi kayo umuntu ashobora kujyanisha. Hanyuma deseri rero
deseri twabyoroheje dushyiraho imbuto. Uyu ni umwembe baza gusangira, gahunda y'imirire isa nk'irimbanye. Okay, explain to us what you cooked. So yego. So nkuko bari babidusabye mu 5,000 twari guhitamo uburyo bwo guteka bubiri, no gutekera abantu babiri cyangwa gutekera umuryango w'abantu 4 cyangwa se banarenga. Twari dufite ibirayi, twari dufite umwijima, twari dufite imboga zishobora kuribwa utazitetse za salade, n'imizuzu, avoka, umugati, n'ifarini, n'amata, n'ibiki byose bakubwira wowe ukore icyo ushaka. So icyo nahisemo ni ibirayi biratogosheje gusa, ubundi nkaranga dutunguru ku ruhande, mbishyiramo, ndabisimbutsa, ubundi ndangije nkatiramo poireau, niba ari sinzi none ko bita mu Kinyarwanda. Iyi ni umwijima utetse mu isosi y'itomate. Ni tomati na sauce tomate, n'ibindi birungo, ariko ubu ni ibirungo umuntu ashobora kubona ahantu hose, ntabwo ari ibintu bikanganye cyane. Aha hari imboga zisanzwe, nta n'ikindi kintu, zo nazitogosheje gusa kugira ngo indyo yuzuye, indyo itarimo amavuta menshi, gerageza kuvanga no kugira ngo umuntu arye za mboga 5 cyangwa n'imbuto 5 ku munsi. So harimo urutunguru, imiteja, karoti, hamwe n'umwungu n'iki butternut. Ni butternut ariko yenda ko ni nk'umwungu urebye. So salade ni lettuce, karoti, ni ishu n'umwembe. Umwembe ni akantu gatuma biryohaho, ni ukuvanga, babyita sweet and savory, kandi kaba kari aho ngaho kugira ngo ukanga abantu, ubereke ko byose bishoboka. Hanyuma hari imizuzu cyangwa amakemba, iriya ni deseri, ni crepe zisanzwe. Noneho hakaba ari n'avoka ku ruhande n'umugati. Nkunda umugati cyane, so umugati ushobora kujyana n'ibiryo ibyo ari byo byose kuri njyewe. So niyo mpamvu nawusizeho nk'umugati kuriya gusa. Ushobora gukorwa mu buryo bwinshi butandukanye, wawuvanga na salade n'ibiki, ariko kuriya nabyo ni byiza kuri njyewe. So ni ibintu nahisemo gukora, kandi ibintu buri wese ashobora gukora. Goodbye. Nizere ko muri gukora subscribe, batarayikora mushireho n'izogera kugira ngo muzajye mureba mu video yacu. Naho utaha